2023 hagomba kubaho impfu nyinshi ku isi, hagomba kubaho impfu nyinshi ku isi, abantu benshi cyane mu bihugu bigiye bitandukanye bagapfa ari benshi cyane. Murabizi ko uriya munyamerika Bill Gates yavuze ko hagomba kubaho icyorezo kikica abantu benshi cyane ku isi. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 rero hagomba kubaho impfu nyinshi. Yego, kandi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 hagomba kubaho ibintu bitangaje. Murabizi ko barimo kurekura baraba, baraba arimo kurekurwa. Uriya papa w'i Roma mu Butaliyani, uriya papa Francis, papa Francis yavuze yuko yanditse urwandiko. Papa Francis arwoherereza amahanga yose, arwoherereza ibihugu bitandukanye byose byo ku isi n'abaperezida bo ku isi. Urwo rwandiko rwavugaga yuko ngo kubera yuko mu magereza harimo ubucucike bw'imfungwa, bagomba kuzirekura kugira ngo ubucucike bw'imfungwa bugabanyuke muri gereza. Ariko ni mu rwego rwo kurekura baraba kugira ngo akarengane k'abakozi b'Imana babone uko bashyira mu nzu y'imbohe abakozi b'Imana, babahora guhamya kwa Kirisitu, babahura isabato y'umunsi wa karindwi. Yego, ni amateka agomba kwisubiraho nk'uko mu gihe cya kera barekuye baraba bagafunga Yesu. Ni amateka agomba kwisubiramo, kandi Bibiliya ivuga yuko amateka agomba kongera kugaruka. Ibyabaye kera byongera bikagaruka mu mubwiriza 3, yuko ibyabaye bigomba kongera bikagaruka ku isi. Yego, nk'uko barekuye baraba bagafunga Yesu, ni nako amateka avuga yuko barimo kurekura imfungwa bitwaje ubucucike bwo muri gereza, barimo kurekura baraba kugira ngo babone yuko babone uko bafunga abana b'Imana, babaziza guhamya kwa Yesu, babaziza n'isabato y'umunsi wa karindwi. Murabizi impamvu bagiye gufunga ubwoko bw'Imana? Abantu benshi cyane ku isi, cyangwa se abahanuzi, cyangwa se abigisha, utazemera kugendera mu murongo umwe wa leta azafungwa azira akarengane. Hariya mu Bufaransa hari itegeko rivuga mu ibidukikije, kubungabunga ikirere kugira ngo isi yacu ibe nziza, yuko tugomba kugabanya ibyuka bijya mu kirere, tugomba no kugabanya ibi bintu bihumanya isi bigatuma isi yacu yarimbuka vuba. Ariko bagashyiraho umunsi w'icyumweru kugira ngo kuri uwo munsi w'icyumweru, ubundi bavuga ku cyumweru baba bavuga ku wa mbere w'iminsi 7, yuko ku cyumweru ariho tugomba kuruhuka, noneho ntihagire imodoka igenda, ntihagire ikintu dukora ku munsi w'icyumweru, kugira ngo ya myuka ijya guhumanya ikirere ibashe kugabanyuka, habeho ikiruhuko ku cyumweru. Ariko wibuke ko twaba dufite ibyumweru bibiri, bamwe bararuhuka ku wa gatandatu, abandi bararuhuka ku cyumweru. Ariko uwo munsi kubera ko bazaba bashyizeho ikiruhuko cy'inyamaswa, bazaba bashyizeho ikiruhuko cya Satani, kuko Satani we ikiruhuko cye ni ku cyumweru, kuko ku cyumweru ni umunsi washyizweho na Papa Silvestre Mutagatifu afatanyijwe n'umwami Constantine. Uwo munsi w'icyumweru wari umunsi wo kwizihiza ikigirwamana cy'izuba kiroma mu Butaliyani, ikigirwamana cy'izuba. Ariko abantu benshi cyane bizihiza ikigirwamana cy'izuba kiroma mu Butaliyani batabizi. Ubundi ku cyumweru biba bivuze ku wa mbere w'iminsi 7, bisobanuye kwizihiza ikigirwamana kiroma mu Butaliyani, ikigirwamana cy'izuba. Yego, abantu benshi bazanga kwizihiza, abantu benshi bazanga kuruhuka ku cyumweru, kubera ko bazi ko ku cyumweru ari umunsi w'ikigirwamana cy'izuba. Nibanga kuruhuka kuri uwo munsi wa Satani, cyangwa se uwo munsi w'ikigirwamana cy'izuba, abenshi bazicwa, abandi bashyirwe mu nzu y'imbohe. Ni nayo mpamvu muri iki gihe barimo kurekura baraba kugira ngo babone uko bafunga abakozi b'Imana, babarenganyiriza guhamya kwa Yesu Kirisitu, babarenganyiriza n'isabato y'umunsi wa karindwi. Yego, ubu baraba barimo kumurekura bitwaje ubucucike buri muri gereza kugira ngo babone uko
bafunga abana b'Imana babahora guhamya kwa Yesu Kristo, babaziza n'isabato y'umunsi wa karindwi. Ni akarengane nyine. Antikristo atangiye gukora ku mugaragaro, Antikristo atangiye kubishyira mu bikorwa. Murabizi yuko Papa Francis yoherereje abaperezida bose bo ku isi yuko bagomba kurekura imfungwa kugira ngo bagabanye ubucucike buri muri gereza, ariko nta kindi yabikoreye, ni ukugira ngo habonekemo imyanya izajyamo abakozi b'Imana babahora guhamya kwa Yesu Kristo, babaziza n'isabato y'umunsi wa karindwi. Niko bimeze nyine, amateka agomba kugaruka nk'uko kiriya gihe cya kera nyine barekuye Baraba bagafunga Yesu Kristo, kandi bigomba kuba Antikristo arimo gukora ku mugaragaro, kandi bigomba gutangira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo Antikristo agiye gukora ku mugaragaro, agakora yeruye. Noneho Yesu Kristo murabizi ko isaha ye yo kugaruka kwe iri bugufi. Nibatangira gutoteza ubwoko bw'Imana, na Yesu Kristo azaba arimo kumanuka kugira ngo atabare ubwo bwoko bw'Imana. Ni akarengane rero kazabaho, kandi kazaba kari ku isi hose, kuko n'itegeko rizaba riturutse i Roma mu Butaliyani, Vatikani kwa Papa, kandi iryo tegeko amahanga yose yatangiye kubyubahiriza. Ubu amahanga yose arimo kurekura Baraba, bagiye gufunga abakristo, ariko babahora iki? Babahora guhamya kwa Yesu Kristo, babaziza n'isabato y'umunsi wa karindwi, bagira ngo amahanga yose ajya aruhuka ku cyumweru. Ku cyumweru bisobanuye ku wa mbere w'iminsi 7, ku wa mbere wo gusenga ikigirwamana cy'izuba kiruma mu Butaliyani, hari i Vatikani kwa Papa. Yego, abakristo rero bihangane, kuko Yesu Kristo azabatabara. Kandi murabizi ko na Petero bamushyize mu nzu y'imbohe, marayika akaza akamukuramo. Murabizi ko ba Pawulo bagiye babashyira mu nzu y'imbohe, Pawulo na Sila, iminyururu igaturika, marayika akabakuramo. N'intumwa nyinshi za Yesu bagiye bazifata bakazishyira muri gereza, ariko marayika w'Uwiteka akamanuka akagera gute? Akabakura muri gereza, akababwira ati mugende muvuge ubutumwa bwiza. Marayika w'Uwiteka rero Mikayire arimo kumanuka kugira ngo atabare abakristo benshi bagiye guhura n'akarengane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Nibwo bigomba kuba hakabaho akarengane, marayika w'Uwiteka akamanuka, ari we Mikayire akongera akamanuka nk'uko yajyaga abikora na kera, agatabara aba bakristo bazaba bari mu kurengana.